ndavuze ngo nkorera byiza bibiri ihute ujye kunzanira agakombe Muhammad agakombe mama umwe mwana amata yego umwana w'amezi 3 utaruzuza n'amezi 6 none urabona yatunga oya mama oya ushuragira ngo dushyingure koko oya mama baratubushyira kwa muganga baraduhuguye baratwigishije bazengurutse mu ngo bazengurutse ahantu hose batubwira yuko umwana uri munsi y'amezi 6 atemerewe gufata amata amazi cyangwa igikoma mama babarira pedarane barabigishije yego we zemera munsi y'ufite nadahaga nawe n'ubwo yimeye none se ko ndeba igituza cyumye ubwo urabona amaherezo bizagenda gute mwana mama ntabwo namuha amata nyamara ukwiye kwisubiraho mama baratubujije ngo amata yamutera indwara amata niyemewe nabyumvishe ariko genda unzanira agakombe bicaho byagaciye gasikiye ariko ubundi wa mugani aho kwicwa n'inzara ntiyakwicwa n'amata ntago ari nyowe aho mbwira abana bubu ndamubwira ni wowe reka turamira umwana aturagira ngo uneze abaganga kandi ubwo wenda namwe mwabona hari abumvira abaganga mukanga guha abana amata uriya mugore rwose ntago nagira n'agahenge ngasinzira wenda kijuse ngasinzira reba muri ako gakapu yamutse ariko se koko uragira ngo tuzashyingure kubera inzara none se mama ko abaganga baba batubwiye ibyabo n'ibyabo nyine ese nabige ariko kugira ngo umwana wanjye azira inzara azira amata asara yamarana nzaba mvuse mereza sha ariko ngo amata ni mabi mana ngo tugiye kuyamuha amata ni mabi se umugabo ubona ari mubi ubona yamureresheje ntabwo yakuze wa mugani mfasha umwana utaragira amezi 6 buramuha amata mfasha kanzayi mukecuru mfasha nze gukubitira ishyamba ry'umugore ikituguru tureture dusomba ishyamba ry'umugore umwana uyu mukecuru mama reka nkubwire uyu ntabwo uzi uko ari umujyana mu buzi wese mukecuru asanzwe nk'inzoga oya yasinze mama wanjye ntabwo nk'inzoga yakabiza nk'ubushera mane umva rero mumfashe rwose mu bintu mu mpinzamo hano ndakubita mbangura ubwo mfitanye gahunda na Kabudensiya kandi sigaje minota 10 yo kugerayo kanzayi 10 nayo ndi kuvuga ko nta minota n'itanu mara ahangaha indi 5 ndayimbara mu nzira ngiye kwa Kanzayire dufitanye gahunda mumfashe mumbwire buriya wowe na nyoko bwo mwakoraga ibiki ariko uvuga uzakubera iki ariko wowe umwana wejo bundi uraza ko nege kuko ngaburira butubanye mwazamba kubitira umugore wo tuguru tureture rega mama kibazo ntabwo ari cyawe ahubwo ikibazo ni cya Kanzayire uhuguwe akaba arimo kwemera ko umwana utaragera amezi 6 ahabwa amata Kanzayire kandi yarabihuguriye ariko se mujyana umwana wanjye yabuze amashereka aroye ijoro n'amanywa ntahaga ndanice zinkiryama ngo nsinzire rero mama wambwiye ngo tumuhe amata aho kwicwa n'inzara urabyemera nawe uhora urabivuguruje nawe oya reka tumutega amatwi umujyanama w'ubuzima nicyo cyakuza nahanga munyemerere mubanze munyumve mukecuru urambabarira uko yasanzwe abizi yabyisha bizi urambabarira bikurikire ukuriye mwana nawe bazamugusigira umwana ukivuka ashyirwa ku ibere rya nyina kugeza agize amezi 6 nta kindi kintu arafata haba amazi haba igikoma haba ayo mata haba icyo ari cyo cyose kubera ko amashereka ya nyina aba arimo intungamubiri zihagije kugira ngo umwana azakure neza mu gihagararo mu bwonko agire ubwenge no mu mbamutima ze urumva ibi bintu nari nabikubwiye mukecuru n'ugomba kubyumva hanyuma mukecuru ageraho nyumvira ngo ko ndi kubibona hanyuma rero umwana w'amezi 6 nkuko utararenza 6 nibyo narimbabwe ayo mata yo nta nubwo yemerewe kuyahabwa mbere y'umwaka kubera ko urwungano ngogozi rwe nyine ruba rutaragira ireme ngo rukomere
ndetse n'iyo umubyeyi yagize ahantu ajya muri kunyumva n'iyo umubyeyi yagize ahantu ajya arayakama akayashyira mu kintu gifite isuku icyo yateganyije bibero hose niyo yazigira yashyira no mu gakombe ariko gafite isuku akayabika ahantu hafite isuku noneho uwamusigaranye akaza gukaraba amazi meza n'isabune akayamuha ariko ntugire ikindi kintu na kimwe umuha ibyo byose ntabwo nshobora kubyemera ntabwo nabyemera basi ubaha ko nagusabye ko ngiye kwa Kabutesiya sibyo ariko nawe untega amatwi noneho nyuma y'amezi ku mezi 6 rero mukecuru nibwo uzamuha imfashabere kubera ko amashereka batakimuhagije ahubwo mbaza ngo kumuha imfasha ugiye kumbaza igihe nabuze amashereka umubyeyi yabuze amashereka uko yabigenza gute umwana yariraga ahogora nakumvise burya mwa babyeyi mwari muzi ko nta mubyeyi ubura amashereka ahubwo abantu batazi uko ashakwa nta mubyeyi ubura amashereka ahubwo abantu ntabwo bazi uko ashakwa papa washohoye uyu muzigo ukawuta hanze ndi umuzigo koko umva nkubwire ubasha gushinyagurira umubyeyi ubu se nawe kuvuga yuko yanze guha umwana ibera rifite igituza cyarumye nyine reka nkubwire uyu ni umujyanama w'ubuzima kandi nabiruguriwe waretse akatubwira ikibagenza igituma amashereka aze umwana akivuka nkuko nababwiye ko yoswa cyane cyane iriya saha ya mbere ukamushyiraho wowe ushobora kubona amashereka atari kuza yewe n'umunsi wakabona atari kuza ariko uko umushyiraho kenshi niko ya miheha y'ibere izibuka ibyo cyangwa bamwe bavuga ni utwenge tw'ibere ariko ni imiheha uko izibutse rero igituza kirahembera ukanihata kurya nawe nyine indyo yuzuye iri ibikomoka ku matungo kandi ukananywa cyane nk'ibikoma ibimata ugapfa kutanywa inzoga urumva mujyana ntaguciye mu ijambo ni ukuri umugabo wanjye ntacyo mushinja arampahira umva ndarya pe ikindi kunywa ndanywa ubu wanjye mfite ikazi ya pirimusi munsi y'igitanda ndanywa nkanywa ntacyo mushinja pe ntacyo mushinja umugabo wanjye reka rero nkubwire nta muntu woza cyangwa utwite uretse ko no muri rusange nta mugore wanyoye inzoga tujya tubwizanya ukuri ariko noneho ubwo uzi ko uwo mwana umuha inzoga ariko ari umusinzi kuko umwana yonga ibyo wariye umva ahubwo nkubwire umva nkwibwirire rati wenda ndi kubabwira vuba vuba kandi byinshi na gahunda nari mfite noneho rero mu mezi 6 ubu mugiye gutangira mutegure afite amezi 4 twaramupimye ejo bundi mugiye gutangira mutegure ibyo muzakoresha mu kumugaburira sahane amasafuriya itari musi n'ibindi noneho mubika ahantu heza muzabyifashisha uti rero tuzamugaburira iki ni kwa kundi ni ibiryo nyine biri mu matsinda atandukanye harimo n'ibikomoka ku matungo ariko se kuko afite amezi 6 akiri muto ataragira amenyo afatika uramunombera kandi ntunombe iyo myumbati nk'ayandi tumenyereye gushyira ku bishyimbo sewe reka ntivugira ko uyu ni umuntu warumpamagaye Kanyota yarampamagaye komera shaka patara we bimeze bite sanga kote wo harimo rimwe sha imvura yaguye kote wo ririmo bayo Kanyota we ndakumva tero ndagira ngo mubwire mutuvugana rero gapatara bagibarizwa mu kabara ahubwo ngenda afishwe ishingwa n'umuryango wanjye none se ubirira icupa ryawe risigaye ariko twigereye kujyanama w'ubuzima no kunyigisha uburyo nzajya nita ku muryango wanjye kugira ngo nzajya nita ibintu by'akabari ndagukurikiye kandi reka nkurikirane ibyanjye uri ikigo ryubaka reka nirangirize gahunda noneho umwana rero ntabwo agaburirwa uko ubonye ngo dutubike umwana wanjye yariye muri ibyo ubonye umwana wo kuva ku mezi 6 kugera ku 8 agaburirwa inshuro hagati y'ebyiri n'eshatu ku munsi agahabwa amafunguro 2 manini na rimwe rito hagati y'amezi 9 kugera kuri 11 agaburirwa amafunguro hagati ya 3 manini ku munsi iyo tuvuze ibijyanye no gufasha umwana kumuha indyo yuzuye iyo ufite ubushobozi ni uguteka ibinyamafufu ibirinda indwara ibitera ubushyuhe n'ibyubaka umubiri ibyo ni ifunguro rinini ni imboga rwatsi ibishyimbo ibirayi
ikindi kintu cyo kunywa ibikoma ibyo byose tukabiha abana witwa nde? nitwa Kosesa Nyirafuku. Kosesa Nyirafuku. Hanyuma nicyo wabwira ababyeyi bafite abana ariko batabitaho? Ababyeyi batita ku bana nabashishikariza kwita ku bana kuko umwana niyo Rwanda rw'ejo niryo terambere bazatugezaho igihe tuzaba tugeze mu zabukuru noneho bakaturongera ubwenge. Ubwo rero ibyo umuntu yakora byose akita kuri uwo mwana yaba yiteganyirije ejo hazaza tutitaye ngo ubwana ni buto ariko bakatwubakira igihugu. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Nawe